Haleluya, haleluya. Twongeye kubasuza bakunzi bacu ba Naweza TV. Tubifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Dushimiye Imana kandi kongeye kuduha umwanya mwiza wo kugaruka muri studio za Naweza TV. Uyu munsi tuje dufite ikiganiro cyiza. Turakibakumbuje. Haleluya. Ako bikiraho turashimira abadukurikira, abakurikirana ibiganiro byacu na gahunda zacu nyinshi zitandukanye, n'abakurikiye ikiganiro cyacu cy'ubushize twakoranye na Mamatanya. Abenshi mwaragikunze, mwaraduhamagaye, mwaratubwiye, mwaduhaye comments. Twamenye neza ko kiriya kiganiro cyabaryoheye. Umunsi rero nabwo tuzanye ibindi bishasha. Nukuri muri iyi minsi Imana iriho iratuyobora gukora ibintu byiza bibanezeza kandi tubona ko namwe bibagwa neza. Umwami Imana abaho umugisha rero, karibu mwishimane natwe. Ariko kuko muri Naweza TV turi aba Kristo, reka dutangire dushima Imana kandi tuyitumira. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana nzima, Imana yerikiranuka. Tuguhaye ikaze Mwami Imana muri uyu mwanya mwiza, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe data. Wakoze kuturinda, urinda n'abakunzi ba Naweza TV. Muri uyu mwanya turakuraritse Mwami Imana muri iki kiganiro tugiye gukora. Ngwino utegeke, ngwino uyobore, ngwino Mwami Imana uvugane n'imitima y'ubwoko bwawe. Turi hano nk'abakozi ba Uwiteka Imana, udukoresha uko ushaka kugira ngo ubwoko bwawe bugirirwe neza nawe. Izina ryawe nirishimwe, Mwuka wera ategeka uganze mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Hallelujah. Umunsi rero ntabwo naje jyenyine, nazanye n'umukozi w'Imana, ndagira ngo atangira bibwira. Karibu. Urakoze cyane mama. Nitwa Rev.BOSCO, ndi umupasiteri mu itorero rya Church of God World Mission hano mu Rwanda. Dukorera hano Kicukiro muri Niboye. Niho dukorera umurimo w'Imana. Amen. Naho ngaho dukorera. Nishimiye kuba muri iki kiganiro kuri Naweza TV. Amen. Kandi ndabizi neza yuko turi buhabwe umugisha mwebwe mudukurikiye uyu munsi. Nimuramuka mubyitayeho mugakurikirana ijambo neza ryose mukarirangiza, murahabwa umugisha n'Imana. Haleluya. Amen. Pastor Bosco turakwishimiye. Tugwaye ikaze muri iki kiganiro. Mwami Imana guha umugisha. Amen. Ndabizi ko abakunzi ba Naweza TV bari buhabwa umugisha. Koko Pastor Bosco ntabwo ari umushyitsi muri Naweza TV. Hari igihe ajya tubwiriza n'ijambo ry'Imana. Ni umukozi w'Imana w'inshuti yanjye. Ampesha umugisha kandi nukuri turi ingingo zigirirana, turafatanya mu murimo w'Imana. Ndamwishimiye rero, ndakwishimiye Pastor. Imana iguha umugisha. Ndabizi ko abakunzi ba Naweza TV bari buhabwa umugisha. Haleluya. Amen. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibikomeye unyuramo nibigutunganyiriza kuzabona ibyiza Imana igufitiye. Haleluya. Ibikomeye unyuramo, ibikuruhije, ibikubabaza, ibikugora, ibyo ngibyo uruhunyuramo bikugerageza. Nubwo bikuvunye, nubwo bikugoye, biragutunganiza kuzabona ineza y'Imana, kuzabona ibyiza bituruka ku Mana. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Pastor aratuganiriza, nibiba ngombwa ko yifashisha n'ijambo ry'Imana. Nta kibazo, muri Naweza TV dukunda ijambo ry'Imana. Turaba Kristo. Tugwaye ikaze rero tuganize kuri insanganyamatsiko. Amen. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mama Matilda kubwiyo uyu mwanya mwiza n'iki kiganiro cyiza tugiye kuganira. Gifite insanganyamatsiko nziza ko ibikomeye tunyuramo biba bidutunganyiriza kugira ngo tuzabone imigisha, tuzavemo icyo tugomba kuvamo. Amen. Mu by'ukuri ni insanganyamatsiko nziza kandi ni ibintu byiza kuba Kristo kuko abantu benshi hari igihe banyura mu bintu bibakomereye. Bamwe bagatangira gutuka Imana, abandi bakivovotera Imana, abandi bakumva ko Imana yabataye cyangwa Imana yabaretse cyangwa Imana itabakunda. Ariko Imana ni urukundo. Amen. Kenshi na kenshi ibyo dukeneye nk'abana siko ababyeyi babitwemerera byose, kubera ko baba bazi ibyiza biri imbere, ibidukwiriye biri imbere, ibyo tugomba kubona. Kugira ngo tubibone rero hari aho tugomba kubanza kunyura kugira ngo tugere kuri bya bindi byiza. Niyo mpamvu rero abakristo turi kuvugana uyu munsi, Imana uyu munsi yabateguriye inyigisho nziza. Ushobora kuba wari urimo kunyura muri ibyo bihe bikomeye, bibuhije, bigoye ubuzima bwawe, wibaza uburyo bimeze, wibaze se ni Imana, ese ndi mu biki? Ariko
umuntu uwo ari we wese uzaba ukomeye anyura mu bikomeye. Icyo niko nkizera. Nizera ko umuntu wese uzaba ukomeye anyura mu bikomeye. Iyo tunyuze mu ijambo ry'Imana tukabona abakozi b'Imana bose bagiye bakomera, Imana yagiye ikuramo ikintu gikomeye. Hari ahantu yabanzaga kubanyuza kugira ngo ibatunganye, ibahindure icyo ishaka, kugira ngo ejo bazabemo abandi bantu badasanzwe. Muri iyi nyigisho rero ivuga ngo mu bikomeye tunyuramo, Imana ibirimo kuturemera, kudutunganyiriza kuzabona ibyiza yaduteguriye. Mu by'ukuri uko ni ukuri. Niba urimo kunyura mu bintu bikomeye mwere data uduteze amatwi uyu munsi, menya neza yuko hari Imana irimo gutegura ku buzima bwawe. Keretse niba hari impamvu zindi zitari nziza, cyangwa hari ibintu byinshi urimo kunyuramo bitari byiza, bikashobora kuza nk'igihano ku buzima bwawe. Aho nabyo birashoboka, ariko iyo bije mu buzima tunyuramo bwa buri munsi, wowe uzi ko uri gusenga, uzi ko ukorera Imana, uzi ko uri mu ruhande rw'Imana, ariko ukagenda ubona hari ibintu runaka unyuramo bikomeye ku buzima bwawe. Ibyo nibigutunganyiriza kugira ngo uzabe undi muntu udasanzwe. Bya bintu nari ndimo kuvuga mu kanya gashije, ndavuze ngo iyo uzaba ukomeye, Imana ikunyuza ahantu hakomeye kugira ngo, cyangwa iyo uzaba ukomeye unyura ahantu hakomeye kugira ngo uzave mu undi muntu ukomeye. Ndatekereza iyo Dawidi ataza kuba yaranyuze mu ishyamba ngo arwane n'amadubu, ngo arwane n'intare, ngo arwane n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ntabwo aba yarabashije guhangara Goliyati. Abantu bose bari batinye Goliyati, igihugu cyose cyamutinye, Abisirayeli bose bahinze umushyitsi, abajenerali abakomeye bose bafite ubwoba, kuko Bibiliya avuga ngo Goliyati iyo yazaga akazamuka gusa, abantu bose baramubonaga bagahita baca bugufi, bagahisha mu myobo, abandi bagashya ubwoba. Ariko kuko Imana yari yarateguye Dawidi kuzamugira ukomeye, yamukuye muri bene wabo, areka kujya kuba mu muryango. Ntiyaba mu muryango nk'uko abandi barimo, ntiyarara mu nzu nk'uko abandi bayiraramo, ntiyarya ibyo kurya nk'ibyo abandi barimo kurya. Aragenda bumushumba bamwishyamba, imvura ikamusangayo, aranyagirwa, arasonza, yambara nabi, kandi ngo yari bucura pasta. Ari na bucura. Ariko Imana yamuteguraga kugira ngo ejo azabashe guhangara Goliyati. Nyuma narangiza kumutsinda, Imana imuzamura imhindura umwami. Icyatumye Dawidi aba umwami niki? Nuko yari yaranyuze mu bintu bikomeye, akamenya uburyo azashobora kuyobora Abisirayeli. Mwene data nshuti y'Imana, ibyo urimo kunyuramo byose ntabwo ari igihano cy'Imana. Ibyo urimo kunyuramo byose si uko Imana yakwirengagije. Ibyo urimo kunyuramo byose si uko Imana ikwanga, ahubwo iragutegura kugira ngo uzabemo undi muntu ukomeye. Kugira ngo uzabe ukomeye ni ukunyura ahakomeye. Iyo tubonye umukozi w'Imana Mose, uburyo yavutse, amaze kuvuka, uburyo yagiye bamujugunye mu mazi, akaba mu mazi kugeza igihe Imana yamukuriye muri ayo mazi, aho harimo n'umugambi w'Imana. Irangije imukuramo ajya kuba kwa Farawo. Arangije igihe cy'Imana kigeze kugira ngo Imana imugire ukomeye, ntabwo yagombaga kunezererwa kwa Farawo ngo azavemo ukomeye nk'uko byari biri, yicare agubwe neza anezerwe, ahubwo kugira ngo imugire ukomeye, imugire udasanzwe, kugira ngo imumugisha. Hari ahantu yagiye kumutunganiriza mama Matiri. Iragenda iramutunganya, imutunganyiriza mu ishyamba, abayo amarayo igihe kinini, amara y'imyaka 2 ivuga igera kuri 40 aba mu ishyamba, kugeza igihe yagarukiye aje gucungura Abisirayeli, aje kubakura mu Egiputa, aje kubakura kwa Farawo. Imana rero yagiye kumutunganyiriza ahantu hakomeye mu ishyamba, aho yarari aragiye yabayeho naragiye n'inka za sebukwe. Icyo gihe cyose gikomeye cyari aho ngaho, ntabwo cyari igihe cy'umunezero. Imvura yamunyagiriraga iyo ngiyo, yahuraga n'inyamaswa, yahuraga n'ibikomeye, ariko Imana imutunganya kumukuramo umuntu udasanzwe. Yaravuye no mu bwoko bwabo, ava ahantu heza hasusurutse. Imana iramutwara. Umuntu wese Imana izakoresha, umuntu wese Imana izaha umugisha, umuntu wese uzaba umuntu udasanzwe, hari ibintu bikomeye anyuramo. Hari ahantu bikomeye hakomeye ubasha kunyura. Reka dusome ijambo ry'Imana muri iki gitabo cya Yakobo. Yakobo igice cya mbere, reka dusome duhereye ku murongo wa 2.
aravuga ngo bene data mumenye ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutunganwa rwose mushyitse mutabuzeho na gato ariko niba hariho umuntu muri mwebwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha umuntu abantu bose itimana itishama kandi izabumuha. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Amen, amen. Ni imirongo wenda nk'ibiri yonyine nashaka ko tuganiragaho ivuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimuramuka muguwe gitumo nibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana cyane kuri uyu murongo wa 4 ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Haleluya. Mushyitse mutabuzeho na gatoya. Ni ukuvuga ngo mureke kwihangana ko kugeragezwa kwanyu gusohoza imirimo yawe kugira ngo mubone gusohokamo mushyitse mutabuzeho na gato. Mu yandi magambo bivuze iki mama? Imana iduha imbaraga. Imana iduha imbaraga. Amen. Iyo umuntu atanyuze mu bikomeye abanyarwanda babivuze neza bakunda guca imigani kandi imigani igana kariho iravuga ngo mu bikomeye niho hava amakoma. Mu bikomeye niho hava amakoma. Amakoma nayo akavamo umusuru abantu bakawunywa bakishima bakanezerwa. Ni ukuvuga mu yandi magambo mu bintu bikomeye tubona twe turimo kunyuramo rimwe na rimwe tubona yuko ari nk'igihano rimwe na rimwe bituma abantu bibakura ku Mana rimwe na rimwe bumva ko Imana yabanze yabataye bakumva bari kure. Muri ibyo bikomeye urimo kunyuramo nibyo bizatuma umuntu udasanzwe nibyo bizatuma umuntu ukomeye. Niyo mpamvu rero reka ko kugeragezwa ko kwizera kwawe gusohoza imirimo yako ku buzima bwawe kugira ngo numara gutungana rwose ushyitse Imana ikugeze ahandi yateguye izakugeza. Iyo turimo kuvuga kuri aya magambo yavuze ngo bene data nimugubwa gitumo n'ibintu bibagerageza bitari bimwe mumenye yuko ari iby'ibyishimo. Mama Matilda uzi ko hari igihe umuntu anyura mu bintu bikomeye biteye ubwoba kandi bikaza bikuguye gitumo utabiteguye bitunguranye ku buzima bwawe rimwe na rimwe n'Imana itabikubwiyeho ukajya kubona ukabona bikuguyeho. Ariko iyo bije Bibiliya avuga ngo umukiranutsi yakora iki hagati aho ngaho nituramuka tugeze mu bintu bikomeye nk'ibyo mbese umukiranutsi yakora iki? Ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma kwawe, ntabwo ari igihe cyo kureka gusenga, ntabwo ari igihe cyo kugwa, ntabwo ari igihe cyo kwihakana Imana, ntabwo ari igihe cyo kuva mu bwiza bw'Imana, ahubwo nicyo gihe ku mukiranutsi cyo kwegera Imana. Kubera ko biravuga ngo umukiranutsi nibigera muri ibyo bihe bikomeye biruhije ngo azakora iki? Ngo azatumbira, azararama arebe mu ijuru, asenge, yizere Imana, amenye neza yuko uwo mubwiriza uri kumubwiriza uyu munsi ejo hari undi mubwiriza uzaza. Niko birivuga mu gitabo cy'umubwiriza ibice 3 biravuga ngo hari igihe cyo kurira ariko hari n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubabara, hari n'igihe cyo kwishima. Niba urimo kunyura mu bintu bikomeye rero umenye neza yuko ari iby'ibyishimo, kuko hari ikindi gihe cyiza Imana ikujyanamo, irimo kugutunganya, irimo kugucura kugira ngo igukuremo ikintu kidasanzwe. Ndavuga ngo hari igihe cyo kurira. Rero nubona uri mu gihe cyo kurira, wowe bwiro senga, rara murebe mu ijuru, usenge, ubwire uwo mubwiriza wawe, umubwira ati mbwiriza vuba kuko ndabizi neza Bibiliya iravuga ngo hari igihe cyo kurira ariko hari n'igihe cyo guseka. Mubwira rero uwo mubwiriza, umubwira ati mbwiriza vuba wamarira we ugende kuko ndabizi neza hari undi mubwiriza usa, uwo nguwo rero wazambwiriza igihe cyo guseka. Nukuvuga rero pastor mu yandi magambo biriya bigeragezo ziriya ntambara tunyuramo nama esikariye cyane ni inzego ziba zitugeza ku byiza Imana kubyiza tugeramo. Ugerageje no gutekereza n'umunyeshuri kugira ngo yimuke wari mu mwaka wa 2 kugira ngo ujye mu wa 3 nuko wiga ugakora ibizami cyane ukabitsinda kandi nibwo wimuka. Iyo utsinzwe urasibira. Nuvuga ngo mu yandi magambo hari ibigeragezo abakunzi ba Naweza TV mudukurikira, hari ibigeragezo dutindamo kuko twasibiye, kuko twananiwe kureka ngo kwihangana gusohoza imirimo yacu, twananiwe kumenya uburyo twifata mu bigeragezo, twananiwe kwegera Imana.
rero ahangaha nkuko twari tuvuze mu kanya ahangaha tuvuze ngo nuramuka uguye gituma iyo turebye muri bibiri hari umugabo nkunda cyane muri Bibiliya witwa Yobu. Yobu yanyuze mu bintu bikomeye, umukozi w'Imana ukomeye cyane w'icyitegererezo dukwiye kugenderaho. Bakunzi ba Naweza TV, nta kigeragezo, Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo na kimwe kibaho kirenze kwizera k'umuntu, kirenze uko ushobora kukijera. Kandi ngo kigeragezo ni rusange, cyose kiza ari rusange mu bantu. Nta kintu kikuriho kitigeze kiba ku bandi, nta kintu kikuriho kitari no ku bandi, nta gishyashya. Ahubwo uburyo twese tunesha mu buryo butandukanye, kuko iyo twamaze kumenya yuko uwari umubwiriza wawe nyuma y'uwo ngo hari undi mubwiriza uzaza kukubwiriza. Ubwo umubwiriza pastor avuga ni cya kigeragezo uri kuko kirakubwiriza, kikakwigisha, kikakubwira turabizi ko ushonje, ati ndabizi, urabizi ko ukennye, ati ndabizi, urabizi ko nta kazi, ati ndabizi, urabizi ko wanzwe, urabizi ko wanze, ati ndabizi, ariko nawe ukakibwira ngo ugira vuba ahubwo kuko ndabizi. Umbise haza undi mubwiriza uvuga ati noneho iki ni igihe cyo guseka, ni igihe cyo gusarura. Nta gihe na kimwe unyuramo kidafite iherezo ryacyo. Abantu bakunda kuvuga cyane, ariko nanone nibyanditse muri Bibiliya akavuga ngo n'imvura yo kwa Nowa nayo yarahise. Nta kintu rero kitazahita ku buzima bwawe. Bakongera bakavuga ngo nta joro ridacya. Yobu rero kandi kigeragezo sikarande y'abarokore bagira amagambo kandi abafite icyo asobanura. Ngo hari umuririmbyi we yararimbye aravuga ngo nta nubwo ari sudire ku muntu, hari ikintu ibyo basudira ku muntu ukabona basudira ku cyuma ariko ukabona ntikizavaho. Rero ikigeragezo cyawe ntabwo ari sudire kiri kuri wowe, igihe cyacyo kizagira kirangira. Ariko menya uburyo witwara muri icyo kintu. Twari turi kuvuga ku mukozi w'Imana Yobu yumvise ibigeragezo bimuguye gituma, bizira icyarimwe ari byinshi. Umugore we aramubwira ati koko urarwana n'iki? Iyo ni Imana kwe, urarwana n'iki? Ubu ni Imana koko ugihagazeho, ko Imana yakuretse. Hari igihe abakristo tunyura mu bintu bikomeye ugasanga abantu twizeye Imana, twizeye Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, turasenze imyaka 3, 5, 6, 7, 10 cyangwa ingahe sinzi yugezeho, ariko ukagenda ukanyura mu bintu bikomeye. Inshuti zawe, abavandimwe bakaza bakakubwira ati ariko ubundi wowe urabona ari Imana usenga cyangwa waravangiye, urabona ibintu bizarangira, waje tukakwereka waje tukakwereka aho ujya kubaza, ukareba ko ikibazo cyawe cyakemuka. Imana yakwemera kumera gutya. Ariko biravuga ngo Yobu yahuye n'ibigeragezo. Abana inkuru z'incamugongo zimugeraho, abana bawe bapfuye mu kanya, amatungo yawe yapfuye mu kanya, inka zawe zose zashize mu kanya, amazu yawe yose yaguye, ni jyewe njyenyine usigaye. Avuga ibintu mbi zose zimwirundaho. Yari afite inshuti, harimo ba Elifazi, barimo uyu mugore we, harimo bose bakamubwira isi ubundi wakwihakanye Imana. Iyo Mana imaze iki? Kumariye iki? Cyangwa n'ibyaha wakoze? Cyangwa n'ibyaha byawe, cyangwa n'ibyaha byawe. Ariko biravuze ngo muri ibyo byose Yobu ntiyigeze yihakana Imana. Ngo yagezaho n'umubiri urwara ngo akajya yishimisha urujyo, asigaye wenyine n'umugore yaramusize. Ako yagize ibihe bikomeye cyane. Kandi wowe ntabwo urageza hayo, ntabwo uragera no mu cyakabiri cy'ibyo uragira ibyo Yobu yanyuzeho. Imana itubabarire kwiganisha. Uyu Bibiliya iravuga ngo ntabwo yigeze na rimwe atuka Imana, ntabwo yigeze na rimwe yihakana Imana, ntabwo yigeze na rimwe asuzugura Imana. Ahubwo yaravuze ngo navuye mu nda ya data ya mama nambaye ubusa, nzarinda nsubira no mu nda y'isi ntacyo nambaye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mbese wowe mu bigeragezo urimo kunyuramo, mu bikomeye urimo kunyuramo, witwara gute? Ushima Imana, uramye Imana, cyangwa utuka Imana, cyangwa ujya mu zindi nshuti ziguhindura kukujyana ahantu hadatunganye. Yesu wacu ashimwe cyane. Rero Bibiliya kugira ngo tugere, mama Matilda, kugira ngo tugere mu bintu byiza, ntabwo ari ibintu umuntu uwo ari we wese ikintu cyiza kugira ngo kinyuremo akigeremo. Wumva ibigeragezo bagiye banyuramo. Iyo ngeze ahangaha, urugero niyo twashyira n'urugero ku banyeshuri, kugira ngo azabone diplome hari imvune avunika.
ndibuka kera twiga tugeze mu gihe cy'ibizami washiraga amazi ushyiraga amazi imbere ugashyiramo ibirenge kugira ngo udasinzira kugira ngo ntusinzire ukigomwa ibyo bitotsi abandi baryamye rimwe na rimwe ntujye no mu rugo kurya niba wiga utaha ngewe icyo gihe igihe cyacu byari binakomeye tukiga iyo n'amatara y'amashanyarazi ntiyarahari twacanaga udutara twitwaga udukoroboyi sinzi wanyu mu cyaro uko byari bimeze ukicara imbere y'aka gatara ugashyira amazi imbere yawe ugashyiramo ibirenge ngo udasinzira ariko ukiga kuko hari icyo ushaka kugeraho cyane hari icyo ushaka kugira ngo ubone iyo diplome urayivurikira hari icyo wigomwa kugira ngo ugire icyo ugeraho ukageragezwa bya bindi twavuze yateme yacu ngo mu bikomeye tunyuramo nibyo biba birimo kudutunganyiriza kuzabona ibyiza kuzabona ejo hacu heza nuko hari ahantu unyura wisimbuka ibizamini wisimbuka amashuri ngo ugende wishimuke ishuri ryawe kuko nurigendamo neza ukaryiga neza niryo rizatuma kandi nutirisha Imana se ko nawihishwa niwishakira inzira niryo rizatuma ubu wuriwe nurisimbuka ku Mana aho uzasubira inyuma uzajya gutangira hari ibintu byabaye muri kino gihugu cyacu sinzi niba ubyibuka mu gihe cyashize abana bagendaga biga akagenda asimbuka amashuri yatsindwa wenda mu wa gatanu ahangaha akagenda agashaka irindi shuri ahandi akigayo gutyo barakomeza uzi ko hari abantu bari bageze muri kaminuza bakabagarura muri tronkom kuko hari imyaka basimbutse hari imyaka basimbutse uko witwara mu kigeragezo nibyo kwirukanka cyangwa gushaka kwicira inzira za bugufi zihuta zigera ku bisubizo byawe vuba birashoboka ko wabishobora kubyihutisha ariko hari igihe uzagaruka imbere aho hari igihe uzagerayo ukazagaruka kuko utabashije kwitoza neza uru rugendo kugera iyo ugomba kujya rero abanyeshuri baravunika kugeza igihe ari bubonere diplome hari abatirisha bakagurana diplome zitari zabo bagatanga amafaranga cyane hanyuma igihe kikagera mu kazi bakazamenya ko ya diplome itari cyane niba yari n'umushefu ubwo ako kazi akabaraga bikamukuraho imigisha yose ariko biruta uwavunitse akemera kihangana bene data ni mugubwa gituma nibagerageza bitari bimwe mumenye ko ari ibyishimo kuko nuramukugwe gituma umenye neza yuko ibyo bikugerageza nibyo bizaguhindura uzabaho mu bintu unyuramo bikomeye nibyo bizakugira ukomeye mu basirikare hari igihe kugira ngo bahabwe amapeti ntabwo perezida ziduka mu gitondo ngo arebe uyu musore afite uburanga bwiza arashinguye ni muremure n'umwana mwiza n'umwana wo kwa runaka ukize ngo baze ngo bakurambike ipeti oya ujya ku ikosi ugakubitwa ukavunika bakakuviringita ibyo byose nawe urabyemera kuko nta n'uguhata kujyayo niwo uhitamo kujyayo ariko kuko icyo uzakuramo bituma wihangana Bibiliya niho ivuze ahangaha iravuga ngo ariko mureke kwihangana gusohoze imirimo wako mubone gutunganwa rwose mushyitse mutabuzeho na gatoya dushyitse tutabuzeho na gatoya ni ukuvuga ngo kwizera kwawe kurageragezwa kwizera kwawe kunyura mu ruganda kwizera kwawe kuracurwa kwizera kwawe gufitaho kunyura kugira ngo kuboneka ko ukoze iki gushyitse hari umunsi umwe niba ntaguciye mu ijambo hari umunsi umwe abantu intumwa za Yesu ziriwe zisengera umuntu kuva mu gitondo ngo bigera nimugoroba bamwirukana n'amadayimoni ngo zanga kugenda ati mu izina rya Yesu wawe twumvise zanga kugenda noneho Yesu ahageze ngo yirukana dayimoni ako kanya zihita zigenda nyuma baza kwiherana na Yesu bavuga ati ko twe twamwiriweho kuva mu gitondo dayimoni zikanga kugenda biterwa n'iki byatewe n'iki aravuga ngo muramutse mugize kwizera gutoya kungana n'akabuto ka sinapi ngo mushobora no kubwira n'iyi misozi ngo shinguka utabwe mu nyanja imisozi ikabumvira rero kwizera kwacu kurageragezwa bene data ariko muri iryo kosi tunyuramo muri uko kuviringita tunyuramo muri ayo mahwa muri iryo nibyo bizakwambika ikamba nibyo bizakwambika ipeti Bibiliya yaravuze ngo Satani yaragiye arabwira ngo mvuye mu isi kwizereramo ariko Imana yambwira ngo mbese wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo anyiranukira muri byose wamubonye
Yesu ashimwe cyane. Wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo nyiranukira. Yesu ashimwe cyane. Mu byo tunyuramo byose, mu bitugerageza byose, bidutunganya kuzagira icyo tubacyo. Wenda reka dusome Imigani. Imigani ibice byaho 17 turasoma umurongo wa 3. Twumve icyo Bibiliya ivuga gatoya tukiri muri iri jambo twari turimo kuganiraho rifite insanganyamatsiko ivuga ko mu bikomeye tunyuramo byose bidutunganyiriza kubona ineza ibyiza by'Imana. Kubona ibyiza by'Imana. Umurongo wa 3 uravuga ngo uruganda rutunganya ifeza n'itanura rigatunganya izahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Uwiteka niwe ugerageza imitima. Uwiteka niwe ugerageza imitima. Ni iyihe mpamvu Uwiteka agerageza imitima yacu? Aratugerageza kugira ngo tube abantu bashyitse, babandi twavuze, bageze ku rugero nk'urwa Kristo, bageze ku rugero rwiza. Erega Bibiliya Abanyarwanda baravuga ngo nta rutugu rukura ngo rukore rusumba izose. Niba twarabonye umwami wacu Yesu yavuga ngo yagiye mu minsi 40 yo gusenga, umunsi yavuye mu masengesho yayisahura n'ibimugerageza. Yesu arakomera, rwari urugero rwiza rwo kutwereka yuko nyuma yo kuva aho ngaho, yo kuva muri ibyo bihe byiza unyuzemo, ushobora guhura n'ibikugerageje runaka bitari bimwe, ariko nyuma y'icyo gihe Pastor uziko unyibikije ikintu. Uziko Yesu yageragejwe ageraho aravuga ari ku musozi Getsemani, ageraho aravuga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenga, kuko yarebaga ibikomeye biri imbere ye akumva kuko yari afite akamero k'umuntu akabona atazabishobora, abona birarenze kandi yari yaje abizi, ariko yageze aho umuntu nyine ko yari yambaye umubiri avuga ati data niba bishoboka, wageze aho abiri ibyo by'amaraso avuga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Uziko bari bigishwa b'inshuti ze yari yajyanye nabo, yarazi ko bamufasha kubana nawe maso bagasenga ngo bakajya basinzira, wakagenda gasenga yaza agasanga barasinzira, ati ntimubashije kubana maso nanjye nibura n'isaha nimwe, akagenda yagaruka agasanga barasinzira. Burya ikigeragezo ni cy'umuntu ku giti cye, ishuri urimo ni iryawe, ikigeragezo urimo ni icyawe. Ntuzarakarira umuntu wari wese ngo ntiyagufashije. Niba ari wowe Imana ishaka kwigisha kugira ngo ikurize esikariye kugeza ahandi, ntugire umuntu uzarakarira cyane. Noneho ngo ageraho avuga Yesu ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Arangije atekereza ko agiye kwica misiyo, aravuga ati ariko bye kuba uko nshaka, atekereza ibyiza agiye gutakaza, ingororana zabona icyamuzanye intego icyo ashaka kugeraho byose. Arangije aravuga ati ariko bye kuba uko nshaka, bibukushaka data. Arangije ngo Imana imuherereza imbaraga. Ba Mose bazana iki agapfunyika, ahabwa imbaraga. Arangije anywera kuri cya gikombe, ariko zicyavuyemo mwene da yabonye izina risumba yandi mazina. Haleluya. Yahawe izina risumba yandi mazina ku isi ndetse no mu ijuru, kubera ko yihangana ibimugerageza. Yageze aho ananirwa yo ahabwa imbaraga. Nuvuga ngo niba tunaniwe twegera Imana iduha imbaraga kugira ngo idushoboze, ariko turebe iki Imana idufitiye tuzabona tutazakiratse. Mise ntekereza ku mugore. Umugore, abagore bakurikirana iki kiganiro baranyumva neza. Umugore aratwita gasama inda y'umwana ukwezi kwa mbere kugeza amezi 9. Pastor ufite umudamu ndabizi mufite abana 3. Ujye ubona madamu afite inda ukuntu aba ameze. Hari ibyo ananirwa kurya, hananirwa kuryama, hari ibyo ananirwa gukaraba ukamukarabya ngira ngo adashobora kunama, hari imyenda batacyambara, n'akazi rimwe na rimwe benshi karabananira. Mbega iyo umudamu atwite ahura na byinshi bimugora, mbega bihinyuza ubuzima bwe muri icyo gihe. Amezi 9 ajya kurangira nta nkuru, urabizi ibyo bintu. Hangana icyo gihe niko avomisa, niko agira gute, mbega Mana yanjye tugenda duhura n'ibitandukanye abagore muri kiriya gihe cyo gutwita. Uruganda rukomeye noneho hari ibyo bita nk'ibise. Ngewe nta wenda abagabo ntabyo twumva, ariko kuko uba ureba umugore wawe uko ameze uhita wumva ubwo buribwe uko bungana. Urabwumva kuri finale
hahandi hakomeye. Niba ubona ibintu bikomeye kwenza uko ubitekereza, menya neza yo kuri finale. Kugisubiza cyawe cyane. Niwihangana kwizera kwe kukageragezwa, nyuma uraza kubona ibyiza. Ese mama tekereza iyo amaze ubwo buribwe bwose, hari ikintu kintangaza ngewe kenshi madamu yabyaye ndamureba ukuntu amaze kubyara ukuntu bigenda, arahindukira yakubita amaso ku mwana, wa mubabaro wose w'amezi 9, wa mubabaro wose w'ibise yiriwemo ugahita urangira ako kanya. Kubera iki? Kubera iki yakubiyemo? Kubera umugisha Imana imuhaye. Mu byo tunyuramo bitugerageza nibyo biduhindura icyo tuzaba cyo cyiza. Imbere ahangaha tujya ho ni heza. Witinyishwa n'ibyo urimo kunyuramo uyu munsi bikugerageza. Umenye neza yuko ibyiza bakuzi bana weza, niba urimo kuba kugeragezwa, niyo nzira y'abana b'Imana. Nta muntu n'umwe ugera ku byiza atafite ahantu anyuze. Inzira y'abana b'Imana nicyo kinatugaragariza yuko dukunda Imana reka. Ese mama matereka mubaza ikibazo kimwe. Buriya Meshaki na Sedraka na Abednego, igihe hari hamaze gutangwa ririya tegeko ry'umwami n'abayobozi bose bakavuga ngo amabubura, amasambuka n'imyirongi n'ibindi byose nibivuga, abantu bose bapfukame. Hanyuma bari abasore barangiza bo ntibapfukame. Nyuma umwami akabahamagara akabwira, mbese ni mwebwe mwitumye ayo gukora ibyo bintu? Byaje bite? Kuki musuzugura itegeko ry'umwami? Arangije aravuga ati, noneho sinshaka kubagirira nabi, ariko kuko amategeko arahari, mubikore. Tugiye kongera bavuze amasambuka, bavuze amabubura, bavuze amakondera, bavuze buri kimwe cyose, ni mu byumva mwubara. Ariko abasore bakomeza guhagarara ku Mana yabo. Mu bikomeye biteye ubwoba, bo bakomeze batsimbarara ku Mana yabo. Noneho barabafata, umva kantu ngiye kantangaje, barabafata barabajyana, bagiye kubajyana muri rya tanura ry'umuriro. Nge ndibaza kuki Imana itabakije batageje mu muriro, kugira ugaragaza imbaraga zayo. Yashatse ko banyura mu bintu ikintu kizatuma isi yose imenya, kizatuma uyu munsi tubavuga, kizatuma imbaraga z'Imana zigaragara. Irabareka baragenda banyura mu muriro, mu itanura rikomeye ry'umuriro. Haleluya we, mbega itanura rikomeye ry'umuriro. Noneho nibwo bavuye mu itanura, Imana igaragaye, umwami aravuga ati, uhereye none ahangaha ntihakagire imana nimwe yongera gusenga atari imana ya Meshaki na Sedraka na Abednego, atari imana ya Daniyeli mu rwobo rw'intare avuyemo. Imana iremera Daniyeli ajya mu rwobo, yari ifite uburyo bwo kumukiza atagiye mu rwobo. Imana ifite uburyo bwo kuguha ibyo ukeneye byose, ifite uburyo bwo kugutabara utanyuze muri ibyo byose, ariko irashaka kuguhindura ishimwe. Irashaka kuguhindura ishimwe ahantu hakomeye. Uziko Imana yabwiye Abisirayeli bagiye kwambuka ya nyanja itukura. Uziko Abanyagipta babakurikiye. Uziko ngo Imana yabarekuye ngo bagende, ariko ngo ikanangira umutima wande wa Farawo kugira ngo abakurikire. Noneho nabakurikira bageze ku nyanja itukura, Imana ngo yiheshe icyubahiro kuri Farawo no ku Bisirayeli. Irareka Farawo abageraho ngo arabatuga hamwe, babona ko bagiye gupfa. Batangira kuvuga ngo ariko niki cyatumye utuzana, iyo tureka tukagwa hariya tukagwamo muri Egiputa, nta mva zabagayo. Kwa kundi tujya twiganyira iyo turi mu bigerageza, nta mva zabaga muri Egiputa. Mose watujyanagaye batangira gukondana Mose, ariko Imana yashaka kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze kandi no ku Bisirayeli. Uzi ukuntu ngo byagenze, baciye mu nyanja itukura nk'abaca ku butaka. Abisirayeli uraza guca muri icyo kigeragezo cyane utanuka umwotsi, nk'uko Imana yabigenje. Abisirayeli bakambuka inyanja itukura nk'abambuka ku butaka, ariko ingabo za Farawo zigerageje kubakurikira. Uzi ukuntu Imana yabigenje, amazi yaha na yaha yaraje araterana arabarengera. Ni ingabo n'amagare ni byose bari bakurikiye Abisirayeli. Hariho igihe abantu batajya bamenya yuko Imana iri mu ruhande rwacu, kandi ngo Imana iradufuhira. Bari bakurikiye ubwoko bw'Imana rero bazi yuko bari babagarura bakajya kuba mu buretwa nk'uko babakoreshaga, ariko basanga umunsi wabo wo gutabarwa wageze. Haleluya, amen. Imana irabareka bageze hahandi bararengerwa, bararohama, nuko
barapfa bararangira kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro kuri Farawo no ku Bisirayeli n'uyu munsi turacyabivuga. Birashoboka rero mukunzi wa Neza TV ko ibyo unyuramo ari kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Niko gaciro kawe ibikomeye urimo kunyuramo nibyo bizaguhindura agaciro, nibyo bizakugirwa agaciro. Hano twasomye ijambo rivuga ngo uruganda rutunganya ifeza n'itanura rigatunganya izahabu, ariko Uwiteka ni we ugerageza imitima. Yo ahangaha bivuze iki? Mama Matilda, uyu munsi u Rwanda, ibihugu byose, Amerika, ibiriya byose, ibihugu byose tuzi by'ibihangange, ahantu hose hari izahabu. Nicyo kintu cy'agaciro kiri mu isi ibihugu byose birwanira cyangwa abantu bose bakeneye. Ariko iyi zahabu nubwo iyo umuntu agiye kuyishaka ntabwo dusanga ari zahabu iri aho ngaho nziza itunganye isa neza, ibiri mu bitaka, iri mu mazi, bakayikura mu bitaka, bakayinyuza mu mazi, bakayoza, inyura ahantu henshi kugira ngo izabe icy'agaciro gihenze, nuko hari ahantu inyura. Biravuze ngo uruganda rutunganya izahabu, rutunganya ifeza. Iyo turimo kunyura mu bikomeye tuba turimo gutunganywa kuzavamo ikintu cy'agaciro. Uyu munsi ushobora usanze zahabu iri mu bitaka, ushobora no kutagira icyo no kuyibona, ushobora no kutayimenya, n'agaciro kayo ntabwo kaba ari kenshi. Burya agaciro kaba kenshi ari uko yamaze kunyura mu ruganda, bakayitwika, bakayihonda, bakayikubitika, mbega nuko ari igikoresho kitababara, ariko inyura mu ruganda igatwikwa, ikavugutirwa. Icyo birivuga ngo nukuyivugutira bakayicura. Niho muri ibyo yavuze ngo Mana mvugutira uncure, unkuremo inkamba zose kugira ngo umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha. Urabyumva? Muyandi magambo kugira ngo Imana idukoreshe cyangwa tugere kuri bya bindi byiza, hari igomba gucura, hari ibintu bigomba kubanza gutunganywa muri twebwe, za kamere, hari ibintu bigomba kubanza kutuvamo. Hari ahantu kugeragezwa, kwizera kwacu kubanza kukageragezwa, kukareba ko gushyitse. Ikintu cyose gihenze cy'izahabu, iyo saha yawe niba ari zahabu, kugira ngo igire agaciro ifite, ntabwo ari banza kuyinyura mu ruganda, bakayikora, bakayicugura, bakayivugutira, bakayicura, bakayihindura ikintu cyiza, yarangiza ikajya ku isoko ifite agaciro gahenze. Amuyibonesha amaso ukabonira neza. Ariko uyisanze mu ruganda bayicura, ushobora no kutavuga ati iki kintu nta nubwo nacyemera. Usanze bagihondaguye ushobora ati nta nicyo natwara, ariko iyo yamaze kuvamo, ureba aya makositime cyangwa imyenda yacu twambaye, ugeze ku mutayeri ugasanga yayikatakase. Wambwira uti amafaranga yanjye naguhaye, amafaranga yanjye wayapfushije ubusa, aba yayigize ubupande, ariko ntuzi yuko muri uko kuyikatakata, mu kuyikatira amamezi, ibiki byose ibirimo gutunganywa kuzavamo kositime ifite agaciro, ihenze. Rero mwene data, uko urimo kunyura mu bintu bikomeye, bikuzunguza, bikurushya, bikuvuna, bikugira, nicyo kizatuma uba uw'agaciro, nicyo kizatuma uba umuntu udasanzwe. Aha rero birivuze ngo ifeza iravugutirwa, iganyura mu ruganda, ikakubitwa, ikanyura. Ibi byose tubona mu rugo, tugira ibikoresho, imihoro, ibyuma duhatisha, ariko binyura mu ruganda, aho babicurira, bakabikubita, bakabihonda inyundo, bigahondwa kugira ngo bizavemo igikoresho dukeneye. Rero umukristo, ahangaha Imana yavuze ngo ariko Uwiteka niwe ukora iki? Niwe ugerageza imitima. Imana iratugerageza kugira ngo idukuremo ikintu cy'agaciro kidasanzwe. Mama Matilda, hari akantu nkunda kubwira abantu bo ku rusengero rwacu basekeje. Agira ati hari ibintu bita injangwe, hakaba n'icyo bita inturo. Inturo ziba mu gasozi, injangwe niziba mu rugo. Ariko buriya iya njangwe ibwagura ibibwana byayo, ntago kandi byose bibwagurwa n'injangwe iba mu rugo.
noneho iyo ibitwite iyo ibibwegetse niyo yabibwaguye ibibona aho ngaho ntabwo ushobora gutoranya ngo imenye ngo iyi ni inturo, iyi ni injangwe izaba mu rugo, iriya ni inturo, byose ibibonaho ari ibibwana byayo. Ariko kugira ngo imenye iyi se ni inturo cyangwa iriya ni injangwe nyanjangwe irabigerageza. Nyina yo ubwayo igerageza ibyana byayo ngo imenye ni iyihe njangwe yo mu rugo nyanjangwe, ni iyihe nturo muri ibi byose nabwaguye. Uko ibigenza rero urabona ko iyo tumaze gutangira kugendagenda turaho iragenda ikajya nko hanze. Injangwe zigira ukuntu zifuha ikaza ikavuga cyane nyine kubita imirindi idusigaye igasa nkaho igiye inyuma aho turundanyije dutegereje kwiza kugira ngo itwonse, noneho ikaza igakubita imirindi hasi ifuha. Noneho utujangwe twose duhita twiruka, kamwe kakanyura kandi kakanyura duhunga kubera ukuntu iba yadukanze nyine. Noneho yarangiza ikongera ikaduhamagara kwa kundi igihamagara ati nyawu twose tukongera tukagaruka. Noneho ikongereka ntago yo iruhuka, irakomeza uko tugenda dukura niko itugerageza idukanga kwa kundi. Igihe kigeze iradukanga kwa kundi, noneho kuko tumaze gukura ibyitwa inturo niho zihita zigenda. Yizo kanze zo ntizigaruka, ihamagaye kwa kundi ihamagara utujangwe twayo two mu rugo turagaruka, noneho za nturo zo zihita zigenda. Noneho nyina nibwo imenya ati burya mu njangwe nari mfite 20 cyangwa mu bibwana nari mfite 5, burya 3 nibyo byari ibyanjye, nibyo byari inturo, nibyo byari injangwe nyanjangwe, izindi zari inturo. Reka nkubwire mama Matilda, Imana nigerageza imitima yacu. Impamvu itugerageza si urwango itwanga, nta yindi mpamvu, ahubwo irashaka kubona icyo tuzavamo, irashaka kubona ko tuyikunda, irashaka kubona ko tuzihangana. Yobu yanyuze muri ibyo bikomeye, Imana yaje kuvuga ati mbese ati, kuko Satani yaramubwiye, yabwiye Imana yabwiye ati impamvu Yobu abashije kuba ari umukiranutsi, ntabwo ari umukiranutsi, ni ibintu byiza afite urugo rwiza, afite abagore beza, afite inka, afite amamodoka, afite ikintu cyose cyiza. Yabuzwa n'iki kugushima? Bikoreho gusa mume ngende nkore kuri ya bintu afite, urebe ibintu ukuntu aba, nkore kuri ya mubiri we umeze nk'uruhinja, urebe ukuntu bimugendekera. Imana yamubwira ati genda ndamuguhaye, ariko ubugingo bwo ntibushoboka. Aragenda byose aratwara, ariko Yobu akomeza ari umukiranutsi. Imana icyo Yobu yanyuzemo, ibyo byose yanyuzemo, kuko na Satani kuko yaramubwira ati ntago wamumenya ko ari umukiranutsi. Wabibwirwa n'iki? Wabibwirwa n'iki kubona yatunze agatunganirwa afite buri kimwe cyose? Urabwirwa n'iki? Iramugerageza nka kwa kundi nyine yanjangwe ikanga ibibwana byayo ngo irebe ni ikihe cyayo cy'ukuri, ni ikihe cyayo cy'ukuri. Ariko igihe kiragera igatandukanya ibyayo n'ibitari ibyayo. Imana rero ntago yatureba mama Matilda turi hariya turimo kubyina mu rusengero duhimbaza, tubyina twishimye dufite buri kimwe, ngo Imana imenye ko tuyikunda. Ariko kwizera kwacu ni kugerageza ikakunyuza mu ruganda, izamenya agaciro kacu, izamenya n'uburyo tuyikunda. Natwe ibyo tuzanyuramo nibyo bizatugira abo tugomba kubaho. Erega ntabwo turaha natwe tuvuga ijambo ry'Imana byaratangiye gutya, dufite iyo twanyuze tuvuza ubuhamya bwakwira bugake. Amen. Abakunzi bacu banaweza TV rero nizeye ko muhawe umugisha. Pastor aratuganije ku ijambo ry'Imana kandi yasesenguye ku buryo muri iki kiganiro rwose umuntu wese akuyemo ibikwiriye. Amen. Ibikomeye unyuramo nibigutunganyiriza kuzabona ineza y'Imana. Twavuze ukuntu umugore bimugora twite kugeza abonye umwana, umubabaro wose ugashira. Nawe nubona ibyiza Imana igufitiye uzibagirwa ibyakubabaje byose. Komera ushikame, wizere Imana, uyiringire, uzabona ineza y'Imana. Haleluya. Amen. Pastor turagushimiye, uduhesheje umugisha. Miyandi magambo, Imana iradukangura kudatinya ibigeragezo. Turimo turatunganywa kuzaba izahabu zikwiriye. Imana iguhe umugisha. Tuzongera tugutumire kuko ndabona ko udufitiye byinshi byiza. Ariko n'uyu mwanya nzi neza ko dukuyemo ibikwiriye byari bikenewe. Dusengera isengesho ryo gusoza kugira ngo Imana ihe imbaraga bari bacitse intege bari mu bigeragezo. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mu kiganiro tuganiriye.
cya ijambo ryawe cyo kongera gukomeza imitima y'abantu icitse intege kuri uyu munsi. Ndabizi neza yuko mu bantu badukurikiye harimo abantu bafitiye ibyo banyuzemo bitoroshye bikomeye ku buzima bwabo, ariko ndashaka gusenga kugira ngo bahe imbaraga, kugira ngo babinyuremo neza, hanyuma uzabatangira ubuhamya. Mwami Yesu Kristo, ndasenze nkwinginga, nkwereka aba bana bawe, Data wa twese uri mu ijuru, buri muntu wese harimo kunyura hamukomereye, muhe imbaraga, mushoboze. Ntago musengera ngo abivemo, ahubwo ndamusengera ngo azabisohokemo ku gihe cyabyo kigeze neza, kandi azasohoke asohokanye diplome, asohokanye ubutsinzi, asohokanye amapeti, asohokanye icyubahiro, asohokanye intsinzi yo kudasubira inyuma n'umunsi wa rimwe. Mana yacu yo mu ijuru, iyo tumaze kwihanganira ibyo bitugerageza, tuvamo izahabu nziza yatunganijwe mu ruganda, hanyuma tukababa agaciro, tubaba agaciro binyuze naho twanyuze. Yesu, ndagusabye kugira ngo uyu muntu urimo kunyura mu bikomeye, muhe imbaraga, mushoboze, kugira ngo azasohokemo atsindishijwe nawe kandi akomeye, afite ubuzima bwiza. Urakoze Mwami Imana yacu yo mu ijuru, nitubona abana bawe bafite ubuhamya bwiza ko bihanganye byose kandi bagahinduka abagaciro n'abakomeye, natwe tuzagushima. Umugisha wese, buri muntu wese uduteze amatwi kandi utwumva muri uyu mwanya kuri Anaweza TV, umugirenza kandi umwiteho muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Amen.